ese ukurikiranyweho kwica Dr Fabien Twagiramungu yaba akingiwe icyo nande? Kugeza ubu ibi byateye urujijo, hari n'abasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwe. Amezi abiri bwana Cameron's Eve wari ukurikiranyweho kwica Dr Fabien Twagiramungu afunguwe nyuma y'urubanza rwakuriye impaka zitari nke, no mu isoza ryarwo hakaba harabonetse abavuga ko ubutabera butatanzwe. Magingo aya hari n'abasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku iyicwa ry'uyu munyemari Dr Fabien Twagiramungu. Umusaza Dr Fabien Twagiramungu yari umushoramari rwiyemezamirimo, akaba kandi yarahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Yari afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu butabire, chimie, chemistry, ariko by'umwihariko ibyo yize muri chimie akarebonamo iyo mpamyabumenyi y'ikirenga yari umwe rukumbi mu Rwanda. Tugarutse ku rupfu rwa Dr Fabien wari nyiri Two Short Band Restaurant iherereye Remera ateganya na Kigali Arena, yishwe agunzwe n'imodoka yari itwawe na Cameron's Eve. Ubuhamya bwatanzwe bukaba bwaragaragaje ko yabikoze bigambiriye. Ibi ni ubuhamya bwatanzwe mu rukiko. Urubanza rwarabaye rufata amezi menshi, ari nako rwabaye mu macenga menshi, no kwivuguruza kwa hato na hato ku bushinjacyaha no kwivuguruza ku rukiko bwarwo. Bimwe mu mayobera yabayemo no ku bushinjacyaha bwageze aho hindura ivugo, ikindi no ku buhamya bumwe bwaje guhanagurwa muri systeme, cyane cyane ubuhamya bwagaragazaga uko impanuka yagenze nyirizina. Ibi bikaba byarahanaguwe muri dosiye ya Cameron's Eve. Kuba kandi mu itangira ry'urubanza ubushinjacyaha bwarashinjaga Cameron's Eve kwica bigambiriye uyu Dr Fabien, ariko ahagana mu isozwa ry'urubanza ubushinjacyaha bukaba bwaratangiye gushinjura ndetse bukagaragara nk'ubwo ari bwahindutse avoka wiyongera kubunganira Cameron's Eve. Ibi ni bimwe mu byagiye bitera urujijo abakurikiranye urubanza. Hari abatari bake bashobora kwibaza ko mu Rwanda icyaha cyo kwica gihanishwa imyaka 2 y'igifungo n'ayisubitswe, ariko twabwira ko urukiko rwagiye ruhindura inyito z'icyaha, biva ku kwica biba kudatabara uri mu kaga, birakomeza birahinduka biza gusoza ari icyaha cyo guhisha ibimenyetso. Muti uruherekane irihindagurika ku kwivuguruza aya macenga mu rukiko no mu rubanza yaterwaga n'iki? Ikinyamakuru ingenzi cyakurikiranye urubanza muri buri buranisha turayikesha inkuru ikurikira. Umunsi rero tugiye kugaruka ku nkuru aho bamwe mu banyamuryango ba FPR inkotanyi basaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa Dr Fabien Twagiramungu wishwe urw'agashinyaguro bikozwe na Cameron's Eve, nyamara akaza gukingirwa ikibaba. Bamwe mu banyamuryango ba FPR inkotanyi barasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku iyicwa rya Dr Twagiramungu Fabien wishwe urw'agashinyaguro. Umwaka ugiye gushira Dr Twagiramungu yishwe na Eve Cameron's. Kuvanya kwigendera Dr Twagiramungu yakwicwa hagiye habaho ibintu bitandukanye, ndetse byinshi muri byo biteye urujijo. Duhereye ku bijyanye n'urubanza rwaburanishijwe icyaha cyo kwica mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo, aho Eve Cameron's wishe Dr Twagiramungu byarangiye ahanishijwe imyaka 2 y'igifungo nacyo gisubitse, agahita afungurwa. Ntibisanzwe mu butabera bw'igihugu cyacu aho umuntu akora impanuka. Iyo mpanuka ikica umuntu wikorera imyitozo ngororamubiri ku nzira y'abanyamaguru, umwishe akazimangatanya ibimenyetso akongeraho no kudatabara uwo amaze kwica, maze agahanishwa igihano cy'imyaka 2 nayo isubitse agahita anarekurwa. Nose ko avuga ko yasibanganyije ibimenyetso. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Yahishaga iki? Ese ibyo bimenyetso yasibanganyaga byari bihishe iki niba atari ibyo kwica Dr Twagiramungu? Twabibutsa ko ubucamanza bw'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo bwanzuye hirengagijwe nkana ko Maître Buhuru Pierre Celestin na Maître Nkuba Milton bunganira abaregeraga indishyi mu rubanza bari basabye ubugenzacyaha gutanga amashusho ya za kamera yahabereye iyicwa rya Dr Twagiramungu Fabien hamwe na nimero za telefone z'abantu bose Eve Cameron's yahamagaye mbere yo kwica Dr Fabien Twagiramungu. Twongereho kandi ko bari banasabye urukiko ko rwagera ahabereye ikiswe impanuka rukaba
mu bubasha bwarwo bwanasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse, ariko ibyo urukiko ntirwabihaye agaciro. None se ko tuzi ko amategeko y'igihugu cyacu arengera buri wese, kugeza naho wambaye atikwije ahanwa akabifungirwa, wariye ruswa akabihanirwa, uwibye ihene n'intama nawe akabihanirwa. Ni gute Yves Cameronsi wishe Dr Fabien Twagiramungu arekurwa akaba ubu ari hanze yidegembya? Ese ni gute mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruhagarariwe na Procureur Mushimiyimana Françoise umugore wa Egide Nkuranga rwakoze nkaho ayo mategeko ahana abandi hari abo atageraho? Yagize ati ese inkuru ibaye impamo, ibyo abo ku ruhande rwa Yves Cameronsi bivugiraga ngo azafungurwa kuko ubucamanza ari ubwabo birangiye ariko bibaye. Ese koko bamwe mu nkoramutima za Dr Twagiramungu aribo Egide Nkuranga, Raphael Ngarambe bari basangiye akabari ka Two Shot Club kimwe na Sakindi Eugene birangiye uko babivuze bibaye impamo? Bahoraga bavuga ngo Yves Cameronsi gufungurwa bitewe nuko ngo bigererayo. Ibyo byose byatumye bamwe mu inshuti za Dr Fabien babarizwa no mu muryango FPR Inkotanyi bifuza kwakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo umuryango we wose ubone ubutabera n'abanyarwanda bose bamenye ukuri k'urupfu rwe. Ibyo bakabyifuza bahereye ku myanzuro yabatunguye kandi itarabanyuze yavuye mu butabera bwo ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Inshuti za nyakwigendera n'abakunzi b'ukuri bose bahanze amaso ubutabera. Ese mbere yaha byari byagenze biti? Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo, ikinyoma cyahawe intebe ikiswe urukozasoni ku rubanza rwarezwemo Cameronsi Yves wishe Dr Twagiramungu Fabien. Ubutabera bw'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo bwahereye ku kibuhanaguraho Yves Cameronsi icyaha cyo kudatabara Dr Twagiramungu Fabien amaze kumwicisha imodoka, rugahindukira rukamuhamya icyaha cyo gusibanganya ibimenyetso. Ibyo bimenyetso yahishaga byari iby'iki niba bitari iby'ishyano yari amaze gukora ryo kwica umuntu nkana nk'uko abatangabuhamya babivuze, urukiko rukabyirengagiza rukamuhanisha igifungo cy'imyaka 2 isubitse bityo rukamurekura. Ese icyaha yari yarahaniwe cyo kudatabara uri mu kaga cyahanaguwe mu byaha bihanirwa n'amategeko mu Rwanda aho bibereye kuri Cameronsi Yves? Ese guhanagurwaho icyaha kwa Yves Cameronsi bihatse iki? Ibyari bihuha byabaye impamo. Ifungurwa rya Cameronsi Yves ryakurikiwe n'amagambo atandukanye. Bamwe ngo yari yasinze, abandi ngo yahawe misiyo yo kwicanya kwigendera Dr Twagiramungu Fabien, ngo yaba yaratumwe abamutumye akaba ari nabo babigiyemo ngo afungurwe. Bivugwa ko bari baramwijeje kutazafungwa, bamwemeza ko nibinabaho atazamaramo iminsi. Ibi ari umuryango wa Cameronsi ari n'inshuti ze za hafi barabyigamba. Iki cyizere ngo kikaba cyari gishingiye ku kuba ubushinjacyaha bwa Gasabo buyobowe na Françoise Mushimiyimana akaba umugore wa Nkuranga Egide, umuturanyi ku ivuko na Cameronsi bakaba n'inshuti. Aha byagaragariye mu buryo umushinjacyaha yashinjuye Cameronsi aho kumushinja icyaha yakoze gifite n'ibimenyetso bihagije byavuye ku batangabuhamya barimo abazamu bo muri karitsiye ikiswe impanuka cyabereyemo n'umukozi wo mu rugo rwa Cameronsi ndetse n'ibyavuye mu iperereza ryakozwe na RIB. Umushinjacyaha yunze mu ry'abunganira Cameronsi Yves bemeza ko Yves yagonze ngo kubera ubusinzi bw'indengakamere. Abantu baribaza niba gusinda bigeretseho no kwica bitagihanirwa. Ubwo businzi bwabaye iturufu nyamara nta mutangabuhamya wo mu kabare kitwa Pipo bavuga ko yaba yaranywereyemo iryo joro wagaragaye ngo asobanure uko kakoraga amasaha arenze ayari yemewe mu bihe igihugu cyari kirimo byo kwirinda COVID-19 ngo anahamye ko Yves yakanywereyemo koko. Umukozi wo mu rugo inzego z'umutekano zasanze kwa Yves yoza iyo modoka asibanganya ibimenyetso, we yahamije ko shebuja yari yaraye iwe, yahavuye saa 10 za mu gitondo akagaruka mu masaa 12 imodoka yagonze iriho amaraso agasabwa guhita yoza. Ibi hamwe n'ubundi buhamya bw'abasekirite urukiko rwabisibye
muri dosiye nk'uko abakurikiye isomwa ry'urubanza twabyumvise. Bivugwa ko ba nyiri gutuma Kamuronsi kwica bamwizezaga ko hari aho bigerera atagomba kugira impungenge. Aho bigerera rero bo barahazi kuko isezerano ryarasohojwe. Ubu Kamuronsi araganje mu rugo rwe, umuryango yahekuye uri mu mazi abira, wabuze ubutabera. Urukiko rwa Gasabo narwo rwikiriza indirimbo yatewe n'ubushinjacyaha bwa Gasabo ruhumugisha ikinyoma, rurekura rutyo Kamuronsi. Byateye ubwoba rubanda rubyumva. Abazi gushishoza baribaza niba Kamuronsi Yves atarakwiye kugira impungenge z'icyaha yakoze, cyane ko bamwe mu nshuti ze zacitse ururondogoro. Andi makuru azunguruka nuko zimwe mu nshuti za Kamuronsi Yves zikanga ko yazamena ibanga. Abareba kure kandi barasanga yazisanga nawe bamwirengeje. Bamwe bati Kamuronsi yarakwiye kuvuga ukuri, ntiyicarira ikinyoma cy'uko yiswe umwere azi neza ukuri kw'ibyabaye. Abandi bati yakari yari menge ntawamenya. Ngayo nguko ubutabera nyabwo burategerejwe. Mbere yaho se byari byifashe bite? Reka twongere tubahe ikaze. Uyu munsi tugiye kubabwira ko urwikekwe rukomeje kuba rwose ku rubanza ruregwamo Kamuronsi Yves kwica Dr Twagiramungu Fabien. Inkuru zacicikanye mu bantu batandukanye nyuma yaho mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo rukorera Kibagabaga haburanishirijwe urubanza ubushinjacyaha rwaregwagamo Kamuronsi Yves guhisha ibimenyetso no kudatabara uri mu kaga maze rukamuhanisha igifungo cy'imyaka 5. Uyu munsi turi mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo rukorera Rusororo. Nyuma y'uranisha itangazamakuru ryegereye bamwe mu baturage baje kumva urubanza. Ingeri z'abaturage batandukanye zakurikiranye iburanisha ry'urubanza zo zigira ziti ubushinjacyaha aho gushinja uwakoze icyaha bwahindutse umushinjwa. Uko bivugwa hanze y'urukiko, bamwe bati kuki umushinjacyaha yahindutse umushinjura wa Kamuronsi Yves kugeza naho uruhande rwunganira uwishwe rumwiyamye. Undi nawe mu baganiriye n'itangazamakuru utarashatse ko amazina ye atangazwa kubw'umutekano we twamuha izina rya Ingabire, yagize ati naje kumva urubanza kuko abantu bagiye bavuga amagambo atandukanye nyuma y'urupfu rwa Dr Twagiramungu Fabien agatera urujijo. Niyo mpamvu nafashe uyu mwanya kugira ngo nimenyere ukuri kuvugirwa mu rukiko. Umunyamakuru yamubajije agira ati none se ko wakurikiranye urubanza iburanisha waribonye gute? Ingabire mu gusubiza yagize ati iri buranisha naribonye mu bundi buryo cyane ko tumenyere ko umushinjacyaha ahagararira uruhande rwarenganye, ariko uyu munsi byantunguye kandi singe nyine yagiye mu ruhande rw'uregwa aho kurengera uwakorewe icyaha. Umunyamakuru yakomeje mubaza agira ati ni yihe mpamvu nyamukuru yatumye uza gukurikirana uru rubanza niba nta banga ririmo? Ingabire nawe mu gusubiza yagize ati njyewe n'umugabo wanjye twari abakiriya bakabari ka Two Shot Club, kakaba kari akanya kwigendera Dr Twagiramungu Fabien yari afatanyije n'inshuti ye magara Maître Ngarambe Rafael wari n'umubyeyi muri batisimu bumwe mu bana be. Icyadutangaje ariko ni amagambo twumvise yagiye avugwa na Ngarambe Rafael. Umunyamakuru yakomeje amubaza agira ati watubwira ayo magambo mwaba mwarumvise? Ingabire nawe mu gusubiza yagize ati ngiye ubwanjye naganire na Rafael mubaza nti urupfu rwa mucuti wawe rukugeze he? Abana na madamu we se bamerewe bate? Nti ihangane komera, kubura inshuti magara nka Fabien ntibyoroshye pe, mwihanganisha nk'umuntu wabuze inshuti magara. Uko yansubije byanteye ubwoba no kwikanga birantungura ku muntu nka Rafael twese twabonaga hagati gakubiranije na nyakwigendera. Ati ahubwo nawe uzahirinde niba wanatekerezaga kujyayo, bariya abantu baba bishwe na systeme ntabyo kubiteza wangu. Nti ayiwe dore ishyano systeme yihese kandi ntibikiri impanuka se nubwo nayo benshi twayikemanze. Nkomeje kumukurikirana ngo ansobanurire neza ibyo systeme avuze, asa n'uwiyitabisha telefone ntiyagira icyo avuga. Nanjye birandenga musezeraho numiwe naguye mu kantu. Nyuma y'ibyo nabiganirije inshuti zimwe twahuriraga muri Two Shot, umwe muri bo arambwira atangara ati ese wowe niho ukibyumva? Ati ibyo nge nabyumvanye za nshuti ze urubanza rugitangira biraducanga birantungura bituma nanjye
mbigiraho ikibazo cyane ko aho abo bantu byari bizwi ko ari inkoramutima za nyakwigendera. Gusa buri wese yibazaga impamvu ayo magambo bayavuga nyuma y'uko umuryango wafashe icyemezo cyo gukurikirana Kamuronsi mu rukiko. Aha umuntu wese yakuramo ikintu, burya koko babivuze ukuri umuntu ni mugari. Umunyamakuru yakomeje abaza Ingabire agira ati ukurikije ibyo wumvise muri rubanza n'ibyo wagiye wumva mu bantu batandukanye niki ukuyemo? Ingabire nawe mu gusubiza yagize ati ngiye natangajwe n'umushinjacyaha nk'uko natangiye mbibabwira, gusa ntegereje isomwa ry'urubanza, ukuri ko kuragaragarira buri wese ukunda ukuri. Itangazamakuru ryegereye undi utarashatse nawe ko amazina ye azagaragara mu itangazamakuru wahawe izina rya Kamanzi kubw'umutekano we. Umunyamakuru yabaje Kamanzi ati ni yihe mpamvu waje kumva uru rubanza, waba uri ku ruhande rw'uregwa cyangwa ku ruhande ruregera indishyi? Kamanzi mu gusubiza yavuze ko agira ati ngewe naje ndi umukiriya wa Two Shot Club hashize imyaka myinshi nsa n'uhatangiranye nayo, ari nyakwigendera ari Ngarambe mugenzi we bari bafatanije business, bose twarasangiraga, yemwe na Kamuronse Yves yarahanyweraga. Umunyamakuru yakomeje abaza uyu Kamanzi amubaza ikibazo kigira giti iruburanisha waribonye gute? Kamanzi mu gusubiza yagize ati uru rubanza natangiranye narwo kuva rwatangirira mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru rukorera Kibagabaga rukomereza mu rwisumbuye rwa Gasabo, naho njyayo kuko hari ibyo nashakaga kwiyumvira n'amatwi yanjye ntabibariwe n'abandi bitewe n'amakuru yakwirakwizwaga n'abagabo twabonaga nk'abavandimwe ba hafi cyane ba nyakwigendera Twagiramungu Fabien nk'uwitwa Raphael bafatanyaga akabari babana umunsi ku munsi. Amagambo atakagombye kuba aribo aturukaho ari nayo yanaduteye kubakemanga. Uru rubanza rwaje kuburanishwa uruhande rwa nyakwigendera rutabimenyeshejwe ku munsi nta n'izindi manza zabayeho mu gihugu ngo kubera inama rusange y'abavoka runapfundikirwa. Aha rero ntabwo nari kutaza kurukurikirana aho rufunguriwe kuko ipfundikirwa ryarwo ryateye urujijo ku bantu benshi no kwibaza kuko binyuranyije n'amategeko. Twabonaga hari icyaba kibyihishe inyuma rwose. Ntakubeshye byahagurukije amagambo menshi hanze aha yiyongera kuyavugwaga iri shyano rikimara kuba. Umunyamakuru yakomeje abaza Kamanzi niba nta banga ririmo yavuga ayo magambo yagiye avugwa. Kamanzi mu gusubiza yagize ati bimwe mu byadutunguye n'amagambo ziriya nshuti z'akadasohoka zimwe zanagiranye na nyakwigendera igihango cyo kumubyarira abana muri batisimu zagiye zikwirakwiza hanze. Uko watubonye twese twari twicaye hariya twari dutegereje kumva mu rukiko havugirwamo ijambo na rimwe mu yo bagenda bavuga. Ubuhamya n'ibimenyetso byagiye bitangwa n'abunganira n'abaregera indishyi twasanze buhabanye cyane n'ibyo bo bagiye bakwirakwiza. Aha tugasanga ibyo bari abagabo bavuga byose bwari uburyo bwo gukingira ikibaba umugabo witwa Kamuronsi Yves. Umunyamakuru yakomeje abaza Kamanzi ati watubwira kimwe muri ibyo bakwirakwiza? Kamanzi nawe mu gusubiza yagize ati nko kuvuga ko Dr Twagiramungu Fabien yishwe na systeme ngo yakoranaga n'abarwanya leta nkuko babyemezaga, ibi rwose ari twe twakurikiye urubanza ndetse n'abazabyumva bazi Fabien ko atagambanira igihugu, byanagaragariraga mu buryo yakundaga igihugu agikorera yitanga, ari umugabo w'inyangamugayo twese twishimiraga, tutari n'inshuti gusa turebesha amaso. Bazumva ko ziriya nshuti ze zashakaga kumuharabika kugira ngo umuryango we bawutere ubwoba udakurikirana urupfu rwe n'indishyi, cyane ko n'abanyamategeko bunganira Kamuronsi Yves babiburanye nk'inzitizi ariko bikarangira abaregera indishyi berekanye ko urukiko rufite ububasha bwo kubiburanisha. Aha rero abantu bazanibaze iteka impamvu barimo bitwaza icyo bita system babyitirira leta kugira ngo bagere ku migambi yabo mibisha. Oya, bazababuze guharabika leta yacu. Twe turi kubona aho ukuri kuri turabafata nk'abanzi b'igihugu aribo duteze amaso ubutabera kabisa. Itangazamakuru ryegereye abo mu ruhande rwo kwa Kamuronsi Yves ngo narwo rugire icyo rutangaza, rwanga kuvuga ahubwo batangira gutongana n'abanyamakuru bavuga ko babafotoye kandi bitakozwe. Itangazamakuru ryegereye Maître Buhuru Pierre Sarté wunganira uruhande ruregera indishyi rimubaza ibibazo bitandukanye
hashingiwe ku mategeko yaba yarirengagijwe n'ikizakurikira. Maître Buhuru yagize ati ndi umunyamategeko w'umwuga wunganira abaturage mu nkiko ngaharanira ko ukuri gutsinda. Mu rwego rw'amategeko RIB cyangwa se ubugenzacyaha barangije dosiye bakerensa urupfu rwa Twagiramungu Fabien. Ibi byagaragariye mu kurekura Kamuronsive ku munsi wa mbere akiraririwe undi araye muri King Faisal. Bigaragara ko yapfuye nubwo yahumekaga mu byuma nta cyizere cy'uko azakira. Ikindi cyagaragaye no guhitishamo Yves Kamuronsi gutanga ihazabu cyangwa gufungwa kandi icyaha yakoze ari icyaha cy'ubugome. Ibi bikaba byarabaye intandaro yo gutekereza ko habaye itekinika ry'iperereza. Nuko kandi ingingo ya 24 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ibiteganya iyo umugenzacyaha abona ashobora guca amande nta rubanza ni umushinjacyaha uhamagara uwakorewe icyaha kugira ngo amwumvikanishe n'ukekwaho icyaha. Ibyo rero ntabwo byabaye. Ubundi ibyaha bito petty offenses nibyo bishobora guhanishwa ihazabu. Ibyaha bito ni bya bindi bihanishwa igihano cy'igifungo kigera ku mezi 6 gusa. Iyo birenze icyo gihano ntabwo bashobora gusabirwa ihazabu yonyine. Kamuronsi rero yari yagiye ahitamo ihazabu arataha, ariko aho nyuma bitangiye kugaragara ko hari ibyirengagijwe nibwo yafashwe arafungwa bisabwe na polisi. Kumuburanisha byarangiye hajemo itekinika rishingiye ku businzi kuko abamwunganira bose basanze ari byo cyabafasha. Nyamara mu mategeko yo mu Rwanda ubusinzi buhanwa n'icyaha cyihariye kitavanaho ibindi byaha niyo byaba bishamikiye ku businzi. Ibi bikaba ari byo dushingiraho nk'abanyamategeko kugira ngo duhere kuri iryo tekinika kugira ngo umukiriya wacu ari we umuryango wa nyakwigendera yasize ubone ubutabera kandi n'ukuri kubyabaye kugaragare. Nyuma y'ibi biganiro n'abaturage bakurikiye urubanza ndetse n'umwunganizi w'umuryango wa nyakwigendera, buri wese ahanze amaso umwanzuro w'ubucamanza. Turabashimiye iyi nkuru twayikuye ku rubuga www.ingenzinyayo.com. Turabashimiye. Ngayo nguko ibindi tuzakomeza kwikurikirana ndetse nitubona amakuru yo kundi ruhande nayo ntituzabura kuyagezaho. Mugira amahoro.